ni Claudette wanyu rero wongeye kugaruka uyu munsi ababyeyi abamama umva muzi uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi kandi byiza bigiye kujya bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero baravuga ngo isuku igira isoko. Uyu munsi rero tugiye kwitsa ku kintu kijyanye n'isuku. Umugore burya n'isuku bigomba kugendana, bigomba kuba biri parallel, mbega nta gisiga ikindi. Niyo rero uyu munsi tugiye kuganiraho, niyo tugiye kwitsaho, tuyirebe, tuyigeho mu bintu byose bitandukanye, muri domaine zose zitandukanye, nibyo uyu munsi tugiye kuganiraho. Buriya abakurambere nibo bavuze ngo isuku igira isoko, kandi burya isuku ntabwo abanyarwanda tuyimenye uyu munsi, ntabwo tuyizi uyu munsi. Murabizi nk'uko igihugu cyacu ni igihugu kiri smart, igihugu gifite isuku. Rero nk'uko isuku igaragara mu gihugu hose, burya natwe ubwacu ni twe ba mbere igomba guheraho. Ntabwo rero isuku ari uyu munsi abakurambere bacu, basokuru bacu, ababyeyi bacu, ni ibintu biri mu maraso y'abanyarwanda, ni ibintu twiyumvamo cyane nk'abanyarwanda. Ntabwo ari ibintu dutira, ntabwo ari ibintu duhendahenda, ntabwo ari ibintu twinginga. So rero uyu munsi muze mwicare, mutere agatebe, tubiganireho, tubirebe, isuku yacu dukomeze kuyibungabunga, kandi cyane abariyo queen nitwe tugomba kwigiramo uruhare. Rero tugiye gutangira ku isuku mu buryo busanzwe, uburyo buri rusange. Ababyeyi turi gusa nk'abari kugenda tuyisiga ku ruhande gatoya. Twakuze bakuru bacu bamasenge, abakobwa, ngiye uko nakuze niko ngiye kubabwira uko mbizi. Ahantu hakubwiraga ko hari umukobwa utangiye kubyiruka, utangiye kumva ko yageze mu gihe cy'ubwangavu, cy'ubukumi, imbuga yose, igikari yarakuburaga, umuharo wose wabaga usa gutya, yarakuburaga kugeza ateje hahandi ahuza na mugenzi we, cyangwa se umuhanda wose ugasanga urakubuye, indabo ari uruyange. Ariko muri iyi minsi ntabwo tukiri kubikora neza, dusigaye dufite agasantimetero gatoya, ariko umweyo bamwe twarawibagiwe. Twabihariye leta, twabihariye umuganda, twabihariye za company zikora amasuku. Ati hano hazakorwa ku muganda, hano hazakorwa na ya company igikora isuku. Ariko se mwababyeyi mwe, ibi bintu byaba bikwiye nkatwe ababyeyi? Ntabwo tuyishaka gufata umweyo. Se ufashe umweyo ukakubura, ugakora isuku, ntago bizakuraho icyubahiro cyawe, ntago bizagukuraho ubusirimu bwawe, ntacyo bizaba bitwaye. Kandi uzaba wigisha wa mwana ufite, cyangwa se barumuna bacu, kuba nabo bakora cya gikorwa. Ariko nibatabibona kuri twebwe bw'ababyeyi, nyine bazumva ko icyo gikorwa hari abo kireba. Tuzagera umunsi no kuba twakubura cyangwa se twakoropa around yacu akantu gatoya, twumva ko hari abandi bagomba kubidukorera. Rero ntago dukwiye kubiharira abakozi, ntago dukwiye kubiharira za companies twita ko zabigenewe, ahubwo natwe ubwacu tubigire ibyacu, tubiharanire, kandi duture heza, hasa neza, twese twifuza. Isuku ni ubuzima, isuku iba ibumbatiye imico y'umuntu. Burya uzarebe, nubona umuntu ibikorwa bye uko yitwara, uzahita umenya n'imico ye. Burya mu isuku naho, nubona umuntu nyine ugira isuku, uzamenye ko ibintu bye byose biri perfect, no mu mutwe we ibintu biba bipanze neza, biri ku murongo. Ugasanga uri umwana w'umukobwa wiyitaho, ujya muri salo uko byifuza, mbega ntabwo wagira igisuko ngo kigenda kigere ryiriya. Ariko washaka wabyara rimwe kabiri, ugasanga hari ibintu bitakikureba, ukumva ko nyine ubuzima bwawe ari bwa bundi bwo kwirirwa ukubara, uri mu rugo, uri mu bana, uri mu gikoni. Ugasanga hari ibyo wiyibagije, hari ibyo
wumva wagomba gukora uri umukobwa udakwiye gukomeza gukora waramaze kuba umubyeyi waramaze kuba umugore. Nyamara ntabwo uzi wa mugabo wagushatse icyo yagukundiye. Yagukundiye ya smartness yawe, yagukundiye uko wasaga, uko appearance wabaga uhagaze umeze. Ugeze mu rugo wiriwe imyenda wirirwanye mu kazi, umwana pampa wamwambitse wenda asangahe, ya masaha ya nimugoroba umugabo arataha ari byo ukibereyemo uri mu kavuyo gutyo. Oya, ntabwo ariko bikwiye. Niba uri umumama uri umubyeyi nyine ukamenya ati mfite range, umugabo wanjye ataha amasaha runaka, hari ibyo ugomba gushyira ku murongo. Nushaka uzajye wirirwa ibintu wabivuyanze wabijagaraje, ariko ubuze iti umugabo arataha asanga ibintu byose biri ku murongo, nanjye ndi ku murongo, ndi smart, nsa neza. Ntabwo uzi ikintu cyakuruye umugabo wawe kuri wowe. Rero nukomeza kujagarara ugasanga muri saro wagira ngo ibintu biteze indege, biri ku kibuga cy'indege birajagaraye byimere ko bishaka. Burya niba umugabo avuye mu kazi abakeneye hantu yinjira kumva hari umwuka mwiza, hari impumuro nziza. Rero nahinjira agasanga nawe ubwawe wimereye gutya, ibintu nta na kimwe kiri ku murongo, umwana wenda umwenda wamwambitse sangahe niwe cyambaye, no, ntabwo icyo kintu ari cyiza. Rero dukwiye kugira ya smartness, ya suku iturange mu rugo, kuva muri saro kugera mu cyumba, umubiri wacu ya smartness ibi turiho. Hari urugero, hari umugabo yakunze umukobwa bitewe na perfume, akantu gatoya cyane rwose, perfume. Umugore ageze mu rugo, nanjye ngomba kuba umusirimu, ngomba kwisiga amavuta meza y'abagore bifashije. Agura amavuta yaguze nk'ibihumbi nka 70-80 gutyo aho ngaho. Ubwo arayisiga bwa mbere asa neza, ariko bigeze aho akagenda abukuna ahinduka ukuntu. Umugabo aramureba atari kubundi nk'ibyo uba wisiga, njye ko nagukunze, ya mavuta nagukunze wisiga niyo yari meza. Ubwo zo umuntu akubwiye gutyo ntubashe gusobanukirwa icyakubwiye, n'umwuka wera ntabwo yakigusobanurira. Ni nk'aba akubwiye ibyo wigira byose, uko witwara kose, ndashaka wa mwimerere wawe. Izo rero wa mwimerere rero ugendana na kwa kuba smart kwawe, ya smartness yawe, cya kintu kikugira uri we. Nimba yarakunze ya mpumuro ya mavuta, ukaba warayivuyeho ugakora ibyo ushaka, ejo nagenda agahura n'umukobwa wisize ya mavuta amuhumurira kwa kundi, namukurikira ashaka kumugaruza bizakubiza icyuya. Ejo uzaburira umugabo wanjye simbizi kandi do byaturutse ku kantu gato cyane ku buryo nawe ubwawe wari kugasigasira bigakunda. Ugasanga ufite perfume wisigaga, ntabwo uzi umugabo wawe wenda yagukunze kubera ya mpumuro ya oderi yakumvanye. Nugera mu rugo bwa kuyihindura yigumeho. Umugabo najya gutaha ajya asanga muri salo, mu cyumba, ya oderi yawe, ya mpumuro yawe, wa mwimerere wawe agihinguka bari wumusuhuza. Wabariye Queens turahari kugira ngo tujye duhora tuhana inama za buri munsi, ibitekerezo, inyunganizi, byose bikaba bikenewe hano ku muyoboro mugari wa QUEEN-RWANDA, kugira ngo dukomeze kubaka umuryango twifuza, duharanire gutera imbere, kandi twese tugendane n'umuco wacu kugira ngo tujye dukomeza kuba turi hamwe twunze ubumwe nk'abanyarwanda. Murakoze rero, Uwiteka akomeze abandindire. Mwari kumwe nanjye Claudette Yambabariye, tuzongera guhura ubutaha duhana izindi nama n'ibitekerezo. Mbibutse ko mwe mwese mwifuza kwinjira mu muryango mugari w'abariyo QUEEN-RWANDA, mwakanda kuri subscribe, like, ndetse n'ibitekerezo byanyu mukaba mwabisiga munsi kugira ngo dukomeze kujya tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane rero, ciao ciao.